urumva hari ibintu biba yego wenda inzego zikaba zikibireba zikireba aho bigana cyangwa se wenda zikaba zitabyitaho ariko abantu ku giti cyabo bagatangira kuba babivugaho noneho bigatuma bo abantu baba wiki imbere ya babandi kamere kuri no mudamu ngewe ibyanjye nkunda kuvugisha ukuri uriya mudamu kwasa n'ibitekerezo bimuvamo tofauti sana cyane ko uyu mudamu Sylvie Nsanga yagira ngo asigaye yarayise impirimbanyi radical feministe radicale ni nko kuvuga radicale ni ikisi ni ntabanduka hari niko navuga yabihisemo wenda mutanamuka yego yabihisemo bifite wenda icyo bimumariye bifite n'icyo bimariye societe kuko wenda hari aho byari bigeze n'umufeministe ari kurenze kuko l'excès est toujours mauvais uribuka ko twigeze gukora ikiganiro kiranarebwa afelicita umukobwa wa Museveni ngo yatandukanye n'umugabo ubwo urumva iyo akoze nk'icyo kintu mije profi gaceceka ndi umwe gaceceka n'izindi nzego uvuga ngo dushyikiye abantu basenya ingo divorce ntabwo ari gufelicita nubwo byaba bikaze ni ikisi ni ibyago nta muntu n'umwe ku isi wishimira gushaka bwa kabiri kubera ko urwa mbere rwamunaniye so gufelicita umuntu rero ngo washenye wamubwira uti pole mama wari warashatse nabi yego cyangwa kumubwira uti aho kugira kuko tuzi ko urugo rubi rutwa na gereza cyangwa iri itongo ukamubwira uti aho kuba mu rugo rushaririye yego ngo ni umugabo n'abana muri kubana cyangwa umugore n'abana muri kubana byarutwa no kuba wenyine utuje iyo niyo message bakamuhaye ariko ntabwo bavuga ngo konguza urashenye ngaho ubwira konguza urashenye abakobwa bose b'abanyarwanda umuryango wazava he iyo mije profit agize reaction twe tukavuga wa undi amahirwe nuko nyine icyo gihe sinabibonye nta reaction yagize ariko nabivuzeho yego tugezaho gufelicita abantu bashenye ingo icyo cyarabaye kicaho ndavuga ntago navuga ngo hari ababintukiyemo cyangwa kandi mpora ndi tayari bitukirwa ariko naragikoze kandi baranakireba wenda muri commentaire ntago nazisomye zose burakeye arongera atwitinga avuga ngo abagore mwitandukanye no kwitwa amazina y'abagabo banyu iyo nayo irahari narayiguhaye nubwo tutagize umwanya wo kuyandika kwa kundi nyine mudamu wanjye afite uburenganzira izina rihera mudamu wanjye afite uburenganzira bwo kwitwa Justine Karegeye n'est-ce cyane ariko nyine ntabwo nakwitwa Mutegarugori Jean uwo ni umuco dufite abantu benshi mu gihugu abadamu bakomeye mu cyubahiro baha abagabo babo amazina yabo bakayongera ku yabo uriya mudamu aravuga ngo mbujije abagore gufata amazina y'abagabo babo inzego ziraceceka iyo havuga twebwe boroheje rero ashobora kudukanda cyangwa n'ikipe ye n'abagenzi be bakaduponda kubera iki twagaragaye turi nyakamwe kandi bo bafite izindi mbaraga bukeye mbere y'aka ngaka hari akandi yatwitinze nako yego ntabwo uri kubyutsa kandi mpita mbiguha abuza abagabo voilà mu byumweru nka 2 cyangwa 3 bishize ngo niba ari umuntu wamuyoboje niba ari umuntu wamuhamagaye atamuza avuga ngo aro ni kwa Kagaba urugo rwitiriwe umugabo arabitwitira ati ni gute urugo mfatanyije n'umugabo ari urwitirirwa wenyine ubuse kuko ntibikwiye ko umugore wabyawe n'umugabo ufite basaza be washatse umugabo wabyaye abahungu akoresha iri jambo yego ntago bikwiye kugira ngo hatagira nundi abatumva ko kuba byaracecetse tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo ni leo
aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Rya Omar Pano nanone kandi turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane, ibihe byiza kuri mwe mwese abadukurikira aho muherereye. Ngira ngo hari haciyeho igihe kinini cyane yaraciye igihe kinini kabisa, abantu batwishyuza batubaza bati se mumeze bite, se byagenze bite. Hari n'abari batangiye kunyandikira mu gitondo bati Karegeya yigiriye ku kwezi nababwira ni muhumure turahari, ariko mwabibonye ko nawe aba hari. So Karegeya wongeye kwirirwa ndaho bigenje ntyo kuko ari bw'ikiganiro kibugireho. ndabanza gusobanurire ibyo kutaboneka, hanyuma n'ibyo ku kwezi. Nibaza ko nibyo nigeze gusubiza umuntu wari wanyise inzererezi. Yego, ndavuga ngo nzerera niki. Niba amakuru akenewe ku mpamvu ziri tekinike, wenda danashobora kuba yagiye mu isabato cyangwa se nawe wagiye ku mazi i Rubavu, ntago bivuze ko abantu bakomeza kwicwa n'inyota, cyane cyane ko nari maze n'icyumweru ntahari. Yego, nabyo ndabikomozaho. Nabonye gusa ikiganiro nakoreye ku kwezi, ndaza kwisegura. Nyine nari mfite iyo pressure yo kuba icyumweru cyose maze igihe ntakora, ngira iyo pressure yo kuba kwa gatandatu nari natashye ubukwe, nabwo ndabugarukaho. Hanyuma ku cyumweru ibya Rusizi byayogayoze ku wa gatandatu. Ku cyumweru rero mpanga gukora ikiganiro, ariko ngira umushyitsi muri Avamidi, biba ngombwa ko ngikora nyuma ya saa sita, kandi bundi ngewe nyuma ya saa sita yanjye hagati ya saa saba na saa kumi mba di off, ariko kubera contrainte z'igihe nari maze biba ngombwa ko nkora saa 9. So ababonye umunaniro ntago bibeshye. Ariko nanone ubwo ari abakunzi ababanza kureba imisatsi n'amashati no gukora ku zuru, bose ni byiza kuba babibonye, ariko nibaza ko iby'ingenzi ari ukureba uzanye iki. Ibyo nibyo byangombwa, kuko n'abakora audio barakurikirwa. Ariko ni byiza. Rero ntabwo navuga ngo nzabaho nafite imisatsi isandaguje kuko ngenda na moto, kandi ntabwo nahora mbungana ibisokozo, kuko ngewe nzana content, ntabwo ntabwo mba daje muri défilé de mode, by the way. Ntabwo ndi umunyamideli, by the way, sibyo? Ubushize nigeze kubikubwira uranabikata. Ngewe imyambaro nyigurira TV10. Yego, ntabwo nyigurira YouTube. Yego rwose. Ni ishati nambaye nayivanye ku ruganda i Nyanza, nambikwa n'uruganda rw'i Nyanza, nambikwa n'abatayeri ba Cote d'Ivoire. Yego, nkagira imyenda ngura muri Makorombe, nkagira na made in Rwanda. Yego, kuko iyo ukora televiziyo nk'iriya ikomeye, niko navuga, ntabwo wahora mu ishati imwe. Sibyo? Yego, cyo ni rimwe na rimwe rero ariko kariya nari nambaye muri ku kwezi. Yego, nako nari navanye muri expo iri hano muri Car Free Zone, n'abandi bashobora kugenda baradohoye. Ibyo nabyo ni ubutumwa mbatangiye, nta duka mvuze, ariko ibihari byose ni byiza. Yego, so rero ntabwo iyo ngiye kuri TV10 niho muri studio ibikoresho biba bihari, iyo ngezeyo ndongera nkitera icyamba kamera neza. Ariko aha yewe ntabwo ngurisha image yanjye rwose, ngurisha ibitekerezo. Mba ntanga ibitekerezo. Kuba rero naza umusatsi utameze neza, ijisho ritameze neza, yewe rero reka nkubwira aho ngaho nakure ntarengereye aho. Nanone technically wenda sino kubreminga nka Theo, ariko n'umukameramani mu nshingano ako kaba karimo. Ariko barabizi ko ntabikunda aho kujya bankereze.
urumva niba Bamwemerera se? niba ari ku cyumweru Akubwira nkaba ati, ntaruhutse gira saa 9 nkaba ntaruhutse Eh. saa 9 zikaba zingereyeho ngomba gukubita mbangura imvura nayo yari itusumbirije Yego. nta birenze Ya. nta birenze ariko ni byiza nabo ntago nabo turabakunda ariko ntekereza ko nayo ni part of caring. yego Kuko baba babireba yego, iyo ukoze unaniwe Yeah. ikoze wishimye it's okay bavuze ati urananiwe hari n'abandi benshi urananiwe kandi imisatsi yego nayibonye nyuma hanyuma rero ibyo niko tubaho hanyuma nari maze icyumweru i Muhanga ko kuwa mbere nagiye i Nyanza kuwa kabiri njya Muhanga mvayo kuwa gatanu Yego. urumva ko icyumweru cyose nakimaze mu majyepfo hari byinshi muri nayo kubwiye harya mu karere ngo abagabo batinya kuyobora barabibwiye ngo Muhanga nta mugabo urayiyobora kuva 2006 ngo ni abagore gusa hafi ya bose yes ubwo nayo ni ubundi budasa ntahurira n'abafana banyuranye ntahuriye n'inama y'abayobozi benshi mu ntara y'amajyepfo usanga bose yewe ndabasuhuje mpereye ruhande yego abo muri Kamonyi abo muri Muhanga abo muri Nyamagabe cyokora bo ntawe tugeze turamukanya wa Gisagara ariko ubwo bari bahari kuko nahageze inama irimo uwo duhuriye hanze ahamagara abandi bake baza abandi tubonana nimugoroba ariko byari byiza cyane bigaragara ko KOP igeze ifite abantu benshi kandi bafatika kuko nayo mahugurwa twari turimo ngira ngo bari batumiye cano 5 zonyine mu bantu 40 yego amacano yari yatumiwe na 5 urumva nabyo si ibintu biba byoroshye noneho cano iri mu izina rya nyirayo ni imwe iyi yonyine cyo kirumvikana yego ukwezi umuryango mama w'u Rwagasabo na primo ni izina ry'umwana wa nyirayo da ariko iri mu izina rya nyirayo hahandi ari ikinyamakuru cyatumiwe ari kampani yatumiwe ari umuntu watumiwe byose ni amazina amwe ibyo nabyo bivuga ngo hahandi tujya turirimba ngo naje nivuga amazina ari ibindi oya okay hanyuma bafite ubumuga twabanye ibihe byiza nabo nubwo byari bivunanye dukora amasaha menshi ariko na content yayo nk'uko abanyamakuru benshi badakunda kuyi-exploiter ariko bafite ama content menshi bakeneye ubuvugizi no kumenya ngo bite twiga gutwara ya nkoni y'umweru twiga ururimi rw'amarenga urumva tugire nk'utwo wamenye izina ryanjye iyi ni ka iyi ni ra ka umanza sinibuka noneho a ni gutya b no icyo nzi cyo ra karegera ge harya ari gutya ge ntananda cyabyuka umanza ari gutya iyi ni ya niyo mpamvu yego yayo iyi ni ya iyo ni ya kabisa okay ya twiga byinshi batubwira experience rimwe na rimwe akarengane society baha tujya mu mateka yabo yego uko mbere y'ubwigenge byari bimeze abana rimwe na rimwe ngo hari n'ababyeyi babyaraga abana bafite ubumuga bakabijyamo bakabikarangira biraza uburenganzira noneho kuri no saha barahangana no kumenya amazina bapfobya ariko hari ibiganiro byinshi tuzakoramo nashimye hari umugabo umwe ufite ubumuga bwo kutabona benshi hari n'ababa barabufashe barabugize bakuze we yabugize muri jenoside tuzagirana ikiganiro nawe dufitanye rendez-vous kubera donc ibikorwa ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi bamukubise ahantu imitsi igaburira amaso tuzagirana ikiganiro yaranyemereye yari afite 25 urumva arabizi icyo gihe n'undi nawe wagize afite imyaka 8 kandi ariko kababara abantu bazi ubwenge undi mugabo wo ukora muri UNICEF rwose nawe kandi afite ubumuga avuga cyane ko yibuka inkuru bigeze kumwandikaho bavuga ngo aracyariho
ubu nawe tuzagirana ibiganiro. Gusa amakuru inkuru zikakaye cyane nazimenye mu gutaha kuko natahanye na bamwe mu bayobozi babo. yego. Hari umuntu nta banga riba hano, nzamusura byanze bikunze, n'abazabyumva bazamuteguze tuzaganira, tuzagirana amasezerano, tuzagira ibyo tumvikana. N'abadashaka video it's okay, nadashaka video tuzayikuraho, nadashaka audio it's okay, azabimbwira mbyandike mbifate mu mutwe nzabimuvugire. Ariko igikomeye cyane abantu bafite ubumuga bwo kutabona noneho b'abadamu noneho b'ababyeyi batazi abo babyaranye kwa yaba ku ngufu yaba ku bwumvikane ntamuzi. ayaya Aha, kandi rwose birumvikana rimwe na rimwe byabaye mu buryo navuga nka coup de foudre. coup de foudre bisaba gukunda. Hari uburyo bishobora kubaho par viol, hari nubwo bishobora kubaho par auto viol. Akagera ahantu niba abakamurambagije ngo bamushyire mu mago baramubenze, reka tubifate gutyo, nanze gukoresha irindi terime iremereye. Akagera ku rwego avuga ati se kuko niba ntabona nkeneye kubyara umwana ubona, nibura bakabona ko nanjye ndi muzima muri sosiyete cyangwa akazamfasha mu masaziro. yego yego. So hari ababyara babishatse, hari ababyara bafashwe ku ngufu, noneho rimwe na rimwe abana nabo kwandikishwa mu irangamimerere kikaba ikibazo. Kesi rero nzajya kureba wenda kugira kubera ko ngiye kwisobanura, ntabwo ndavuga aho iri. yego. Ariko niyo umudamu wari ufite ubushobozi mental mu mutwe, yarize, hanyuma agira akazi, yego. yari afite akazi, noneho kugira ngo ibintu byose bizambe, umusore amwihishamo ashaka ko amubeshya urukundo, birangira barabara. oya uretse genda gake, yego. bahuza urugwiro, bararyamana ya kimuntu. barangije kubera rwa rukundo yamubeshye, umukobwa afata credit, umuhungu amubwira ati mfite inzu igeze kuri rento, zana amafaranga tuyirangize tuzayituremo tubana. Ntafite ubushobozi bwo kujya kuyireba, yego. ukamenye ese ko kugeze kuri rento, ese ni ikibanza, reka no. Umuhungu ifaranga bararifashe, abaciyeho, nta no gucaho. Ufite ubumuga bwo kutabona kumwihisha, ushobora no kumwihisha mu mugongo we, cyangwa ushobora kujya mu kagari bituranye. Umuhungu aciyeho wa mukobwa, ubwo yari afite akazi gakomeye muri Kigali, umukobwa urwego rw'igihugu. Hanyuma ngira ngo na ya mibonano bagiranye ivamo umwana, ariko ashobora kuba atariho, ukumva. Hanyuma na hahandi yakoraga ku kazi, umwanya we barawusiba, shoke zingahe, asanganwa ubumuga bwo kutabona. Hanyuma abeshya urukundo, atwawe amafaranga, afite credit ya banki, yiruka, akazi ke karahagaze, arabyaye umwana ntabayeho, havamo stroke. Ibyo byose agira stroke, yabura. nzamusura, ntabwo mvuze ntara arimo, kuko byose urumva ndabivuze, abamuzi baramumenya, ariko ntabwo mvuze agace arimo. Nawe azanyorohereze muri cadre yo kuba urumva. Aha, icyanyuma stroke yamufashe, amaze ibyo byose bimaze kuba, no gutakaza akazi kandi afite credit, umugera usezera ajya mu cyaro. Aho ngaho ari tuzahamusanga, tumukorere n'ubuvugizi kabisa. ubuvugizi yarahuritse koko, akaba yabona ubufasha butuma ava muri ibyo. Stroke ubwayo, abarwaye stroke nabo ubwabo bakeneye ubuvugizi. Murabyibuka ko twahoranye contract nabo, buriya no kugira stroke ubwabyo nabwo ubukeneye ubufasha butuma ubasha kubona ubuvuzi bw'ibanze. Noneho kongeraho ko afite ubumuga, nayo mateka yose afite ubumuga bwo kutabona, afite ihungabana ry'amateka yanyuzemo muri ubwo bumuga bwe, bimuviramo stroke. Noneho biba pire,
ibana uwo muntu nzamushaka nimubura burundu yego natanyemerera kwa yego nzashaka abamwegereye babimbwire nzabyivugira ariko ngize amahirwe yaza kuri kamera tukamukorera akwiye ubuvugizi rwose we ntabwo abizi ko simuzi Yo. baramumbwiye Yeah. ariko hari n'abandi kesi nk'izo abantu twese twicara hano twimagine ngo abagore bafite ubumuga bwo kutabona babyarana na bande mu zihe kondisiyo babafasha gute kurera ibintu nk'ibyo cyane cyane ko ngewe icyatumye nanajyayo ni uko hari ubutumwa bw'ingenzi buri rusange buri muntu wese ari kandida kuba umuntu ufite ubumuga moto yaguhirikaho uburwayi diyabete ishobora kuguhumisha cyangwa n'ibindi byinshi cyane nta muntu utari kandida mu kuba yagira ubumuga so ibyo bari baduhamagariye byari kugira ngo dufashe kubatambukiriza ubutumwa natwe duhindura imyumvire d'abord yego kuko twe tutabigizemo uruhare ntabwo abandi bazahindura imyumvire so twarabibakoreye kandi turacyari kumwe bafite gahunda ndende ngira ngo kino cyumweru turimo nicyo bita disability week cyatangiye kuwa 26 ngira ngo bafite gahunda ndende kuri uyu munsi 26 ejo 27 28 bakabihuza na ku itariki ya mbere bafite konseri Rubavu izaba irimo abahanzi bamwe bazwi ariko n'abandi bahanzi bafite ubumuga uwo munsi azaba ari umunsi ku itariki ya mbere azaba ari umunsi wo kurwanya sida abo bahanzi bazakora konseri Rubavu ijyanye no kurwanya sida ariko bafatanyije n'abafite ubumuga hanyuma mu cyumweru gitaha ngira ngo itariki 2 cyangwa 3 bajye Nyaruguru nabwo munsi wo kuzirikana abafite ubumuga urumva nukuvuga ngo iyo bande iyo kipe y'abahanzi izajya Rubavu niyashira iminsi 2 cyangwa 3 bajye Nyaruguru so urwo rugendo rwose no kurumenyekanisha ni ngombwa ubwo nitumara kubyuzuza nabo dushaka kuzabaherekeza ngiye ku giti cyanjye cyangwa nkashaka n'undi ubaherekeza ariko twabibanyemo neza kandi vraiment ni abantu babana batarama basangira harimo abakobwa uzi kubyina kweri kandi afite ubumuga bwo kutabona so bafite amatara kandi natwe anytime umuntu wese yaba ufite ubumuga ni ngombwa kubazirikana ubwo nabahaye icyumweru cyose sinyegeye nyine kandi twari benshi mpabonera n'abandi bantu urumva twara abanyamakuru bagera muri 40 twabahaye uwo mwanya iminsi ine ntabwo ari ikintu cyoroshye nkunda kubivuga hano i Kigali ni isaha sinyibonera umuntu nabahaye iminsi ine kabisa nabahaye iminsi ine ubwo ni ukuvuga ngo nibura mushuti wawe muri experience bampaye mushuti wawe ngo araho yigeze kuvuga ngo ubwo mushuti wawe mvuga ni Bruce Melody yego yigeze kwifotoranya n'abafite ubumuga n'ifoto ye narayibonye yishimye yishyize mu mwanya wabo yishimye cyane yego arangije arebye iyo foto ati itike y'ijuru ndayikatisha akurikije ukuntu yari ifatanyije nawe ubwo babimbwiye muri kadire yo kuvuga ngo hari igihe basaba umuntu kujya kubakorera ubuvugizi gukora inkuru kuri bo cyangwa se kuba yaparticipa mu bikorwa byabo rimwe na rimwe akaba yabaca amafaranga menshi cyangwa akanabyanga so niyo mpamvu uwo nguwo yabigiye abyegereza umutima avuga ati nkurikije urumva yari kumwe abafite imbago afite ya nkoni ati tike y'ijuru ndayikatisha ndamuvuze kubera ko niba ariko ifoto ye narayibonye amagambo niyo ntabonye niba yarabivuze simbizi icyo nicyo bishatse ko ni abantu ni abacu nta muryango utagira umuntu ufite ubumuga nta n'umuntu utagira ubumuga ni Imana ibigena so tugomba kubaba hafi tugafatanya muri byose ibyo bashoboye ibyo bashoboye tukabafasha kubibyaza umusaruro ingabo mu bitugu ariko bagiye baduha n'ingero z'ibigo bimwe na bimwe bikoresha abafite ubumuga cyane cyane hari aga coffee shop batubwiye yego kano kari muri za Kamonyi gajya gaha akazi bendaho hari abandi bakora muri abarize za massage hari abandi hari n'abakora ibikorwa bifatika bona bibatunze so iminsi ne rero nayimaranye nabo rwose turi muri iyo mudu ni abantu beza cyane ni abantu nkatwe
kuganira kandi nabo bakurikira ibiganiro byacu. Yeah. Voilà, Quand même. turakeneranye. Ni lazima. So donc urumva hari ibintu biba Yego. bon wenda inzego zikaba zikibireba zikireba aho bigana cyangwa se wenda zikaba zitabyitaho ariko abantu ku giti cyabo bagatangira kuba babivugaho. Yego. Noneho bigatuma bo abantu baba wiki imbere ya bandi kamere kuri uno mudamu ngewe ibyanjye nkunda kuvugisha ukuri uriya mudamu kwasa n'ibitekerezo bimuvamo tofauti sana cyane. Okay. Ko uyu mudamu Sylvie Nsanga yagira ngo asigaye yariyise impirimbanyi radical feministe radicale ni nko kuvuga radicale ni ikisi ni ntabanduka hari niko navuga yabihisemo wenda mutanamuka. Yego. Yabihisemo bifite wenda icyo bimumariye bifite n'icyo bimariye societe kuko wenda hari aho byari bigeze n'umufeministe ari kurenze kuko l'excès est toujours mauvais. Uribuka ko twigeze gukora ikiganiro kiranarebwa afelicita umukobwa wa Museveni ngo yatandukanye n'umugabo. Ubwo urumva iyo akoze nk'icyo kintu mije profi gaceceka ndi umwe gaceceka n'izindi nzego uvuga ngo dushyikiye abantu basenya ingo divorce ntabwo ari gufelicita nibwo byaba bikaze ni ikisi ni ibyago. Nta muntu numwe kwisi wishimira gushaka bwa kabiri kwa ku rwambere rwa munaniye. So gufelicita umuntu rero ngo washenye wamubwira uti pole mama wari warashatse nabi. Yego. Cyangwa kumubwira uti aho kugira kuko tuzi ko urugo rubi rutwa na gereza cyangwa iri itongo. Yego. Ukamubwira uti aho kuba mu rugo rushaririye. Yego. Ngo ni umugabo n'abana muri kubana cyangwa umugore n'abana muri kubana byarutwa no kuba wenyine utuje. Iyo niyo message wakamuhaye ariko ntabwo bamubwira ngo konguza urashenye. Ngaho ubwira konguza urashenye abakobwa bose b'abanyarwanda. Ubuze umuryango wazava he? Iyo mije profit agize reaction twe tukavuga wa undi amahirwe nuko nyine icyo gihe sinabibonye nta reaction yagize ariko nabivuzeho. Yego. Tugezaho gufelicita abantu bashenye ingo. Icyo cyarabaye kicaho ndavuga. Ntago navuga ngo hari ababintukiyemo cyangwa kandi moradi tayari bitukirwa ariko naragikoze kandi baranakireba wenda muri commentaire ntago nazisomye zose. Burakeye arongera atwitinga avuga ngo abagore mwitandukanye no kwitwa amazina y'abagabo banyu. Iyo nayo irahari narayiguhaye nubwo tutagize utuntu umwanya wo kuyandika. Kwa kundi nyine mudamu wanjye afite uburenganzira izina rihera mudamu wanjye afite uburenganzira bwo kwitwa Christine Karegeye. N'est-ce cyane ariko nyine ntabwo nakwitwa mutegarugori jambo uwo ni umuco. Dufite abantu benshi mu gihugu abadamu bakomeye mu cyubahiro baha abagabo babo amazina yabo bakayongera ku yabo. Uriya mudamu aravuga ngo mbujije abagore gufata amazina y'abagabo babo. Inzego ziraceceka. Iyo havuga twebwe boroheje rero ashobora kudukanda cyangwa n'ikipe n'abagenzi be bakaduponda. Kubera iki twagaragaye turi nyakamwe kandi bo bafite izindi mbaraga. Bukeye mbere y'aka ngaka hari akandi yatwitinze nako. Yego. Ntabwo uri kubyutsa kandi mpita mbiguha. Abuza abagabo voilà. Mu byumweru nka 2 cyangwa 3 bishize. Ngo niba ari umuntu wamuyoboje. Niba ari umuntu wamuhamagaye atamuza avuga ngo aro ni kwa Kagaba. Urugo rwitiriwe umugabo. Arabitwitira ati ni gute urugo mfatanyije n'umugabo ari urwitirirwa wenyine. Ubuse kuko nk'ibyo bintu twe tumenyereye rwose mu muco wacu. Umwana acaho yambaye neza uti dore mwene kanaka inzu irubakwa ati rimwe na rimwe cyo kora narabibonye ko umujyi wa Kigali muri za autobatire bandikaho bombi. Ariko
nubwo amafaranga ashobora kuva ku mpande zombi na menshi ashobora kuva ku mugore ariko ndakubwiza ukuri Yego. kontara na gapita Yego. na chef de chantier Yego. ikorwa n'umugabo cyane niwe uza guhemba abakozi Cyane. niwe ushyiraho abazamu follow up yose aba ari we ibyo turabirwanya ubundi bitwaye iki hari ibyo guharanira uburenganzira bw'umugore turabyemera yego ariko nanone hari ibyo kuvuga ngo urugo tuzazivuga ngo hari ari kwa Mukamabano ntabwo ari kwa Karamage yego bizavugorana uyu mwana uhise ni mwene kanaka ngewe amahirwe ngira nubwo umugore yambujije kujya amuvuga amashuri y'abana aragenda akayashaka urabyumva abana bagera ku ishuri bajya kwandikisha imyirondoro bati inimero tuzaduhamagara iyo agiye muri bya biro kuvugana na animateri cyangwa perefe bakababaza ati cyangwa maseri ubutumwa tuzajya tubishyira kuri iri atanga inimero yanjye kabisa umwana yaba yarwaye yaba yatsinze batanze birote periodike mesa inama y'ababyeyi umunsi wo gusura njya kubona nkabona bije muri telefone yanjye kandi rimwe na rimwe atari ngenda mujyanye ku ishuri bwa mbere so ibyo rero ntabwo navuga ngo umuntu azaze abwire umugore wanjye bari kubundi ngo wagiye utanga iyawe uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo ari bibi ariko kubirengera nanone ugashaka kuramvirisa ntabwo ari ubwigaranzurane yego kuringanira ntabwo ari ukwigaranzura ntabwo ari ukwigaranzura ya hari bitavaho ubwo byaba bivuze ngo hano za Nyamirambo zaparikaga rya bita kwande imbere y'ira nzu ndende kwa Mayanka oya hangaha izi Nyamirambo hano mu mujyi kwa Rwangara ubwo twakabaye tuyita kwa muka umudamu we muka mu mudamu ani kino cyapa urenze kanza yire bakita kwande iki cyo mbere yo kujya Rwanda gise kwa Mirongo ubwo twakabaye tuvuga kwa Nyiramana hanyuma hahandi se hino ya urenze stade mbere yo kugera kuri REB yego hahandi bayita kwande kwa Rwama ubwo tuvuge kwa Kayitesi tugere kwa Gahiza kwa Gahiza ubwo twakabaye tuvuga kwa Nyiramariza kwa Karangara bisentekereza ahantu hose yes bagasasira bamushimire bamushugiro aho tugira ni kwa Nyiranuma nawe n'umuzungu Nyiranuma n'umuzungu ngira ngo ariko tugira n'ahandi n'ahandi tugira tugira kwa Nyiragasazi abo naba ariko Nyiranuma manza nta mugabo afite ngira ngo cyangwa nundi okay ubundi se bitwaye iki niba izina ry'umugabo ryahagararira umuryango cyane cyane ko itegeko ry'umuryango kugeza ku rya 2018 cyangwa 2016 niryo ryaje rivuga rifitemo ingingo y'109 yavugaga ngo abantu bose ngo umugore n'umugabo bashobora kuba umutware w'urugo ngo numwe muri abo mbese ntibigire ariko umuco ari umuco ari itegeko twari dufite kugira icyo gihe umutware w'umuryango n'umugabo ntabwo wazana kura rero ngo umunsi umwe imyaka ingahe kuva 1995 ngira ngo nibwo byatangiye ibya guhera ntuza Beijing nibwo byaje bigenda bijya mu mategeko 30% turayemera rwose nta n'ikibazo kirimo yego ariko nanone uziko ntabwo byagera kuri rwa rwego mbuze akantuza ntangaho nk'urugero ariko ni kwa kundi niba mwarize umugani wa Sebwugugu Imana yamushyiriyeho robine imugenera ibitonyanga agomba kuvoma arangiza aza gucukura gwizane meshi irifunga abadukurikiye wowe ndabizi ntabwo uro byumva n'abadukurikiye si bose hari igihe bisemure se bisemure bamuhaye Sebwugugu bamuhaye iriba rikazana amazi bazi neza ko akeneye uhagije arayo arangije ajya kurifukura ngo haze menshi ririfunga yego bukeye bamuha uruyuzi rwamuhaga ibihaza amadegede
n'ibisusa bimukwiriye. Yego. Arangije kandi rwari mu hantu hameze nk'igihuru. Arangije ajya kusa ngaho ngo ararutemerera arukorera ngo rubone kuzana ibihaza byinshi n'ibisusa byinshi. Aba ararutemye. Bamuha ikindi ibintu nk'ibyo. Ngaho semura. mu magambo make Yego. iyo baguhaye butamwa ntago yongera Ugashaka na ngenda. hari igihe Kandi ubwo biragusaba kwambuka Nyabarongo. Nyabarongo. Ushobora kugwa muri Nyabarongo. Nyabarongo ushaka ngenda kandi butamwa Kandi wari butamwa uyifite. yari Iyo uguye muri Nyabarongo Ubura- na butamwa ubuyibuze. byose ubura byose. Hari umugabo wigeze gutanga urugero nushaka witegure kunsezerera nta bindi byinshi ndavuga. Turi Musanze mu bintu bya droit de l'homme. Yego. Twari kumwe n'abantu bano ba LGBT what yego. Abo ngabo barimo twita batinganye muri rusange. Nubwo Yego. batabyemera nanjye si ugutukana no kugira ngo abo mbwira babyumve. Yego. Umuhungu umwe simwisu ni umuhungu ariko nanze kumwita umugabo kuko niba muri urwo rwego ari we mugore ari we mugabo simbizi. Yego. Aravuga ati ariko rwose turabangamiwe nubwo twemewe mu rwego rw'igihugu za Kigali zifite ama ONG ariko ntabwo duhagariwe muri buri mudugudu. Muri muki? Buri mudugudu. Twebwe tworoheje turatangira turavuga none se sha ko dufite amashyaka ari muri guverinoma imyaka 30 atagera no ku murenge. Yego. None mwebwe mujejo ibyo nakubwaga bya Sebwugu. Noneho umugabo wari uhagarariye Minijiste William we asa n'uwahuranya ariko akoresha ya ntuza nari imaze gukoresha ya Sebwugu. Aramubwira ati rero ati iyo umuntu uzakumara inzara ukufitiye impuhwe akwereka igiti cy'avoka kuko igiti cy'avoka ntago cyamara ukwezi nta nimwe ihanutse ihiye yirye ugatungwa niyo yimanura yahiye ukarya ariko iyo kizunguje ubwo wahise bwugugu iyo kizunguje ngo haze nyinshi hazamo n'izitarashya zishaririye wazirya zikagukaratira. Ndumva isoma riryo birumvikana mwakira ijambo rya KOP. so rero hari igihe uhabwa uburenganzira ariko urashaka kubona uburenze igihe kitaragera ufite kuko izo voku iyo ucugushije igiti hagahanuka n'izidahiye wari kuzazitegereza zigashya ariko zigarutse zidahiye nunazirya ziragukaratira wagenze gake ugacungana na ya indi imanuka ihiye kuticwa kwizara itakwica ntiwakwicwa n'inzara ntiwanagwa ivutu uriho wipeza. So rero urumva kubwira abadamu ngo mwange amazina y'abagabo banyu mwange ko ingo zanyu zitirirwa abagabo mwishimire donc tujye dukora fete y'umugore wakoze divorce nk'uwatsinze igitego tumuhe gikombe twaba tugana. Noneho rero ngaruke ni byiza ko kuba murangira yabivuze iriya terime iriya trash siyo ntuza siyo Trump yigeze gukoresha abayobozi mu bihugu bya Nyafrika bakarakara ariko urumva uriya mudamu we yaragakoresheje biciraho. Niyo mpamvu muri titre banditse ngo menari trash kuvuga ngo menari trash mu Rwanda kuko uriya mudamu ntabwo yaravuze Rwanda ni men yavuze men ni general. Niyo mpamvu wenda wabona abantu baragize ati noneho murangira we yavugiye ko mu Rwanda kuvuga ko menari trash mu Rwanda bidakwiye. Urumva iyo mvugo ya bidakwiye rega tujye twitonda mu magambo. Nibikwiye nge nanakongeraho ngo nibikwiye ko umugore wabyawe n'umugabo ufite basaza be washatse umugabo wabyaye abahungu akoresha iri jambo. Yego. Ntago bikwiye kugira ngo hatagira nundi abatumva ko kuba byaracecetse nibumve kuri ya mugore ari intwari. Rwose ikibazo nuko nkunda kumuvuga gutya manza ari mutumira atazaza ariko azaza ko arabizi pe ngewe iyo mubonye arabizi uko mutekereza ariko iyo numvisha ibye ukundi mutekereza totally different. Iyo murebye mubona muri white ariko nasoma ibyo yanditse mwabibona muri black ariko reka nsoze kugira ngo utanyanzuranya. Yego. Nuko tugomba kubaho
mu bworoherane, ubwuzuzanye, yego uburinganire. Aho bingorera rero n'abadukurikiye bagomba guhoza ijisho ni ukumenya ngo ese uriya mudamu wa mugani twariza twamwikoma ko nta na rimwe ajya kominika mu kinyarwanda ababwira abandi. nabyo ni ikindi. Abo badamu ari kubuza ngo ingo zanyu ntizikitirirwe abagabo ntabwo bumva icyongereza. Abo badamu ari kubwira ngo nimukitwa amazina y'abagabo banyu abazi icyongereza ni mbarwa. Abo badamu ari kubwira ngo konguzi wabonye gatanya abazi icyongereza ni mbarwa. Ntabwo abitangaza mu kinyarwanda. So abafeministe benshi n'abari kugana kuri radicalisme message zabo ziba ziri mu cyongereza kandi ziba kuri Twitter. N'abagore baba kuri Twitter nabo wababara. So buriya butumwa reka tubifate, reka norohereze Sylvie Sanga ko butagenewe abanyarwandakazi. Nibwo byatworohera. Nibwo usinabanje ubworoherane se. Nibwo byanyorohera ku mibanire yanjye na Sylvie Sanga kubera ko atari twabwira. Atabwira abagore bacu. Atabwira abashiki bacu na ba masenge. Ariko urabyibuka hari n'undi wa wundi ufitanye isano na Jean Paul itari nziza. Uribuka ko nawe ya buri gihe yaboraga umwana w'umukobwa abishyira mu cyongereza. Uwo mwana uri mukobwa uri Nyakiriba, uri Gatsirima, uri Nasho, bazi ibyo byongereza bagera kuri Twitter. We yinyaye mu isunzu igihe yashyizeho ikinyarwanda nyuma ashyiraho ikinyarwanda. Ariko byarangiriye aho. Abafeministe mbibarize, niba muvugira abagore b'abanyarwandakazi bose baba kuri Twitter, bose bavuga icyongereza, ushatse wasezerera ubutumwa bwatambutse. Iniyaha bakuze.